ukagira mubi. Umugore wa Bishop Gafaranga yarize arahogora nyuma yo gusohoka mu rubanza ruregwamo umugabo we ari witabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo kugira ngo aburane ubujurire ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwari rwategetse ko afunga iminsi 30 y'agateganyo. Gafaranga yaburanye mu gitondo cyo kuri uwa 7 Nyakanga 2025 asohoka afite akanyamuneza ndetse ari no kumwenyura, abwira abanyamakuru ko ameze neza, arakomeza avuga ngo banamufotore vuba. Uyu mugabo kandi yanagize umwanya wo gusuhuza abanyamakuru baraho mbere yo gusubira mu modoka yamuzanye ku rukiko. Nuko byari byagenze ubushize, Gafaranga yaburaniye mu muhezo aho yari afite umunyamategeko mushya Bayisabe Irene. Icyakora nubwo Gafaranga yasohotse mu rukiko afite akanyamuneza, umugore we Annette Murava yahuye n'uruva gusenya. Murava ntiyaje wenyine kuko yari anahetse umwana mu mugongo. Uyu mugore kandi yari yitwaje umuzingo w'impapuro zo kwa muganga zerekana ko nta gahinda gakabije yigeze agira. Ni inyandiko zagombaga guhinyuza ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyo yakorewe n'umugabo we byamuteye agahinda gakabije. Icyakora kigera mu rukiko yamenyeshejwe ko adakenewe mu rubanza ahita asohorwa. Murava yageze hanze y'urukiko bimwanga mu nda, kwifata biranga, yicara hasi ararira arahogora. Aho azanzamukiye yahagurutse aragenda, ariko yashyize akaboko ku gahanga ke ubona rwose yashobewe. Nyuma y'umwanya baburana mu muhezo, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwanzuye ko ruzasoma umwanzuro warwo ku wa 11 Nyakanga 2025. Gafaranga ashinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina, gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe.